umugore wawe ubye ni utwibyinire ngo urapfuye naga pantaro nibagiye ngiye no kwitorera gura nayijyanye ayijyanye si pantaro yabiyone nako cyangwa se uri umuzimu ntabwo ndi umuzimu nge sinigezemo uwo mugore nikavuze aravuze ngo wapfuye wanyutsa karo uramugore ngira ngo yarandambiye ko tujye tuvugisha ukuri none se n'amapfu basigaye uramugore ameze nk'uwandambiwe none se tujye tuvugisha ukuri ni wabivuze ni cyane abantu mwabikuye mu muhanda ariko se ukuntu numvisha ariyo yari mubabaje ukubitana amatako yawe ako se umenye umukubitira ku kivu mugahita mwambuka arakoye cyari ko abantu bari kwabeshya ngo ntabwo Yesu umuntu yagiye bivuze ngo yapfuye niba mvuze kugarutse uramugore baramubekinze baramuroze ubu niba muvuye ngo ndagiye bivuze ngo napfuye singutu tuntu najyanyera n'akantu nzajya njya gukamiramo no kuguriramo akagage ubu si bivuze ngo umuntu yapfuye ariko dore umugore reka nigende ugiye gufura se cyakira agafuka ugiye he mugabo wawe cyakira agafuka none se ugiye hera kamuhiki ugiye cyakira agafuka yewe none se ugiye kiriramo kiriramo iyo sahani niyo ugiye hehe ko ari byo ndi kukubaza kiriramo yewe kiriramo nze nkubwire kiriramo uyu muhoro we ureke ndawitwara none se ugiye ngiye se shaho kiriramo ibyo bintu kiramira mirantu ugiye se isi binagenda nayambarara sindagira ahantu ijoro rikagira none se ugiye ndayifurika ngezeyo ugiye he se wabishyizemo isahani nzajya ndiraho ugiye aho hantu ari ukuntu nabipanze ariko uragiye ubu ndagiye rwose uzagaruka ryari aya ndagiye mbwira igihe uzagaruka ndagiye ntabwo mwiriwe uragiye habaye aragiye hehe iyi nzu sinayisubiramo aragiye sinayisubiramo yakubwiye ko aragiye sinayisubiramo iyi nzu aragiye sinayisubiramo ukamwanije kwishoka aragiye sinayisubiramo aragiye nindugiye umunsi noneho icyaka aragiye benze sese sinayisubiramo reka aragiye ushijemo se aragiye umva sinzasubira muri iyi nzu aragiye sinzasubiramo wa mwana sinzasubiramo aragiye oya mama wiki aragiye umwuka se ushizemo byarangiye aragiye siko twari kumwe ari muzima inzu yanjye sinzayisubiramo ubejo no gushyingura ngenyine sinasubiramo ntabwo nasubira muri iyi nzu ngenyine acha niki cyaba aragiye indetse kandi aragiye wa mugabo aragiye inde mande sinzayisubiramo iyi nzu aragiye twari kumwe ari muzima mu kanya bivuga ariko harapfuye se sinzayisubiramo wamupfunyitse se none se ntabwo mukanje nandi kumwe nawe ntabwo nzayisubiramo wikenye ariko koko bujya uzuko gupfara hari nko guhumbya aragiye yego ariko subira numbaga nigende ariko sera aragiye pe yego mana nyagasani use arwanya n'umuntu usamukubita ivide cyangwa uramwishesha uramwivuganya arayitwaye pe sinayisubiramo yego sinayisubiramo pe ndashoka namwe mu ndebere nyajyangeze Jemukaye nandi kumwe nawe yarayepfa kwishamba bya kadere agiye yateze jere ibintu ntabwo ndi kubisobanukirwa aragiye ariko tuvugisha ngo yarayitwa umusaragiye wanga zangaha urabura guhamagara abantu kwaba maritinya ngo bazanga barebe bagira ibyo bagira umuntu azapfa abihererane be mariti ubuse yaragiye yabivuga kare ariko munyabona nta n'umuntu wamutabara nsobanurira ngewe mbwira neza
aragiye mu ndeka aragiye mu masegonda twari kumwe hariya hepfo nta n'igicurane arwaye mwese kudahamagara abantu yego uyu mumama hano ni bwoko ki nta na telefone kwikiye nta na telefone musanze mu kajevu kwikiye ni muzima ubusagiye atera nta gicurane nta kubabara n'ijisho umuntu agenda atarwaye ariko kagiye ubwo nyine tuzi urapfakaye none se mbigize apfakaye akiri muto mwese umuhunyi aragiye pe ukirana bijyanye ariko se uzi n'umuntu wareba ubwo kanya gutiriye kwa Nikodemo hano ndumva byanze aragiye ntabwo igihe byemeye agiye nayo arayitwaye ariko koko byagiye ate ku izina rye arapfuye none ego izina ryaye Karo kumeza ngo no wasinzera mwese tuya tuvugisha ariko Karo ukundi cyupa mwese buretse ntawo ngemvuye iwawe bambwiye ngo wapfuye ahubwo nibagiwe agapantaro kanjye hantu naringiye none nibagiwe agapantaro kanjye hagaki agapantaro ubu ngiye kuzana agapantaro ndishukuri ubu dore mvuye kwa Samuel ndamubwiye ngo Mandela rapfuye napfuye se nicwe niki umugore we aratubwiye ngo wagiye hakayasamahanura witahiye burundu Yesu umugore wanje avuga ngo nitaye rero niba mubwiye ko ngiye bivuze ko kamumagare Samuel mubwiye yuko gutapfuye abantu bose bazi ko bapfuye naho bivuze ngo muri uyu mudugudu mwari amazi rero ubuse kuva mvuye hano ngiye babwiye ko napfuye tuvugisha ukuri umugore wawe ubwe niwe utwibwiriye ngo urapfuye n'agapantaro nibagiye ngiye no kwitorera bura nayijyanye ayijyanye si ipantaro habiyana ntabwo cyangwa se uri umuzimu ntabwo ndi umuzimu njye sinigezemo uwo mugore nikavuze aravuze ngo wapfuye wanutsa Karo uriya mugore ngira ngo yarandambiye ariko tujye tuvugisha ukuri none se n'amapfu basigaye uriya mugore ameze nk'uwandambiwe none se tujye tuvugisha ukuri none se kuki utanatujyanye mu nzu ngo tumurebe kandi yagiye aragiye sobanura ikinyarwanda aragiye washizemo aragiye cyo mvuga nuko agiye apfuye ese sobanura yagiye ndikumva ikiratini cyangwa nibeke yagiye nuri kutwereka mu nzu ngo bimeze bite kibabaje nuko ayijyanye ubu se gasasira ndamubwiriye yego mani Nyagasani uze yego warapfuye ngo arazutse ngo aro wa muntu ngo ntabwo yapfuye babesha impuye nacyo aha bwira uwo hepfo yawe nawe abyibore dore ko Aru neza ko mbonye ukikanga mu rugo wanjye ko bataruye wasinze sindijwe n'izayo abazima babarirwa mu bapfuye ryari oya da aka ibyo bintu sinzi n'urusaza ngo ni Karoli mpuriye hirya hano rwo ruvuga ngo abantu ngo bapfuye faya ni wowe ntese ntabwo ndeba oya da hari urusaza mpuye narwo rwondi rw'ibikote rutuye hari hepfo yakawa yakanamugire ngo ni Karoli baravuga iyo gisha hanaza ngo wasinze anje uyu muntu uramamagaye niba aragira ngo abanze yumve ko ukiri muzima da ese yumva we ko mbona ntari muzima ariko muzima biki ukozeho numva ufite n'amagufa wakati ako shaka kukinagurira mushaka komfa mwarandambiye muri uyu mudugudu nzahamagara mu mudugudu bunkura hano bigaragara ko mwandambiye umva se faya ubu ngubu ureba ndi kuva hano mu rugo uri kuva iwanjye se undi muntu wagiye gukora iki tuhavuye turira tuzi ko wagiye ngo wapfuye nyine byahwaniyemo ngo nagiye heza amayina data ariko reka nkubwire iyo mbitsi ibyo bintu niyahera yo kabikwa na mugiga ariko dore ka nkubwire umugore wawe nubwo agukunda cyane nari naravuze ko nazongera kuyinjiramo ariko reka nyinjiramo ni ahandi n'ubundi ukaba ugira ngo ni ukugukunda ni uko nkunda si nyine ko namaze kumuvumbura ko n'ubu nagiye agasigara yishimye aho wayanda umva ntabwo yishimye we ntabwo ubizi ariko reka nkubwire iyi rukubitane umva iyi ngiyi
arayikunda iyi rukubita amatako yawe uma niyo akunda wowe nta nubwo agukunda wakintu none se ngo yavuze ngo napfuye ngo nishwe ntibikira niwe wabivuze ni cyane ayo bantu mwabikuye mu muhanda ariko se we ukuntu numvisha ariyo yari imubabaje rukubitana amatako yawe ako se umenye umukubitira ku kivu mugahita mwambuka arakoresha ariko abantu bari kwabeshya ngo natwe ese umuntu yagiye bivuze ngo yapfuye niba mvuze kugarutse uriya mugore baramubekinze baramuroze ubu niba mubwiye ngo ndagiye bivuze ngo napfuye singutu tuntu najyanyera n'akantu nzajya njya gukamiramo no kuguriramo akagage ubu si bivuze ngo umuntu yapfuye ariko dore umugore reka nigende ngakubwiye ngo harya ngo yavuze ngo n'ubundi niyo waparika akayisigarana wowe nta rukundo agufitiye nabyumvishe nta n'ikintu uzongera kumbeshya murekesha ntabwo bazi abagore bo reka nza nirebera akantu nibagiwe nisubirire iyo nari mugabo wanjye urayigaruye ariko ubundi abantu uri kugenda ubwira ngo nagiye ngo nayijyanye ngo napfuye ubundi nibandi uri kubwira abantu bose ko numvise ngo bavuga ngo napfuye Imana ishimwe uragarutse ndagarutse nyine nawe Rwanda nje kunene nibagiwe nese wari uzi ko naramwakira urarera jewe narigiye ntabwo nari uragiye class ndishimye yo Imana ishimwe twese tuniryamira kanananure ewe aha reka da gira vuba ubimbwire neza narimbabaye kuyijyanye yewe bisigaye hanze nta n'ikibazo vayo mbanza ngurebe ka ahantu wari ugiye niho ho pe oya